Ndabashuje mu izina rya Yesu, Imana ibahe umugisha. Njye muri kuvugana nitwa Tuyisenge Jean Rodier, nkaba naraje ndi umwe mu baherekeje MFM, aho yaje hano kuvuga ubutumwa mu gihugu cy'i Bugande. Hano kandi turi kumwe n'umukuru w'itorero Jean Paul waje uherekeje MFM nk'uwari uyoboye ino delegation, twagira ngo tuganire nawe tumubaze uko urugendo rwagenze, uko ubutumwa bwavuzwe nuko yabonye urugendo muri rusange, byose hamwe agiye kubidusangiza. Jean Paul muraho? Muraho neza, turaho rwose, turashima Imana. Amina. Hano turi ni mu gihugu cy'i Bugande nk'uko n'ababireba bari kubireba, n'urusengero twaje kuvugaho ubutumwa, twagira ngo mudusangize uko urugendo rwagenze, uko mwarubonye, ndetse n'uko bano bagore n'abakobwa bitwaye muri no gahunda yabereye ahangaha. Murakoze. Mbere ya byose tubanje gushima Imana yo mu ijuru, ni ukuri habwa icyubahiro kuko yarahabaye. Urugendo rwagenze neza, duhaguruka i Kigali mu Rwanda, twagarutse mu masaha ya saa sita ku wa nyuma w'isabato, tugera ahangaha mu masaha moya z'umugoroba. Urugendo rwagenze neza, Nyagasani yaradufashe tuhagera amahoro. Ikindi uko twaje twese twagize umugisha, n'ubundi no ku mupaka ntibyatugora, turambuka twese tuzamura urugendo rw'ivugabutumwa, kandi urwo rugendo narwo rwabaye ruhire. Iri torero ryadutumiye ni itorero rya Cyahafi, tukaba twarahageze tuhatangirira isabato. Ubwo ku isabato mu gitondo nibwo twakomeje gahunda yari yatuzanye, twifatanya no mu materaniro, ariko umugambi nyamukuru kwari ukubafasha mu ivuna bafite. Utaragera aho ngaho watwibutsa ese haje MFM bangana iki, kuva i Kigali kugera hano urugendo rwari rumeze rute, dore ko rwarimo n'imvura nyinshi, byagenze gute? Muri rusange byagenze neza. Byari biteganyijwe ko tuza turi MFM 52, ariko haza kubamo impamvu zigendanye n'ubuzima, bamwe harimo abagize ibyago, twaje turi MFM 48. Nabo twafatanyije muri uyu murimo. Murakoze. Tugeze ahangaha, uyu ni umunsi wa gatatu tugeze ahangaha, kandi uyu ni nawo munsi wa nyuma wo kuza gusoza runo rugendo. Dusangize kuva ku munsi wa nyuma tugera ahangaha, ibikorwa byagiye bikorwa kugeza kuri uyu munsi dukoze kino kiganiro, ndetse nuko tugiye gusoza bya runo rugendo rw'ivugabutumwa kugeza ubwo tuza gufata bisi dutaha. Ku mpande zombi ibikorwa byakozwe ni byinshi kandi byagenze neza. Mbere yo kubivuga ndagira ngo mbonereho nshimira cyane itorero ryatwakiriye, nshimira abayobozi baryo kuko batwakiriye neza. Kugezana n'iyi saha tumeze neza, ntawe urwaye, twese turi bazima kubw'uko batwakiriye neza. Noneho ibikorwa byakozwe mbigarutseho ni byinshi, kuko ubwo tuhagera twatangiranye isabato, turaririmba, dusabana nabo, bukeye dufatanya mu materaniro yo ku isabato asanzwe, mu ishuri ryo ku isabato turigana, ndetse no muri gahunda ya saa tanu turafatanya. Aho hose twagendaga turirimbamo indirimbo zacu za MFM, tubasangiza ubutumwa n'ubundi twari twabazaniye. Ariko amateraniro ya saa sita ashoje, ubwo twakomeje aho hari kubera ivuna, ubwo niho Nyakagezi. Nuko ubwo tugeze Nyakagezi, ibikorwa by'ivuna twarabitangije ku mugaragaro. Ryari rimaze icyumweru, twageze rimaze icyumweru, rinayobowe n'ababwiriza n'ubundi bavuye mu Rwanda. Ubwo turaririmba twifatanya nabo, indirimbo ubutumwa mbese twari twazanye muri rusange, tubona umwanya wo kwisanzura turabutanga. Mu bigaragara rero abantu babwakiriye neza, barishimye, kandi natwe dushima Imana, kandi twabonye umusaruro rwose uzaboneka. Murakoze. Urebye hano ubona ari ahantu hakikijwe n'imisozi, dusa nk'aho turi ahantu mu kibaya. Twagira ngo udusangize, si kenshi bikunze kubaho ko amakorali mu itorero rya Kimisagara mu ntara y'ivugabutumwa mu Kigali asohoka akarenga imbibi z'u Rwanda. Dusanzwe tumenyereye yuko dukora amavuna mu gihugu, tukajya kuririmba mu gihugu, tukajya kwitabira ibitaramo byinshi, ariko ndakeka ari ubwa mbere ahari
korali cyangwa icyiciro runaka gisohotse kikajya mu kindi gihugu kuvuga ubutumwa, nicyo bonye kidasanzwe, nicyo wadusangiza cyangwa wasangiza abantu bazabona ibi bikorwa byabaye, ndetse yuko byose ibyakorewe ahangaha twagiye tubifata kugira ngo tuzabashe kubyereka abantu, nicyo wasangiza abantu mu bintu byabereye ahangaha, wanakumbuza n'abandi kugira ngo bagire amatsiko yo kuzaza nabo kugira itafari bashyira ku murimo w'Imana hano mu gihugu cy'u Buganda. Murakoze cyane. Ni byiza cyane kuza kuvuga ubutumwa i Bugande mu bihugu by'abaturanyi. Impamvu uvuze ngo ni byiza cyane ni uko haba abantu bagira urugwiro. Icya kabiri, haba abantu rwose ubona bafite inzara n'inyota byo kwakira ubwo butumwa. Kubuvuga rero mu kindi gihugu byo muri misiyo Yesu yaduhaye yavuze ko tugomba kubuvuga kugera ku isi hose. Ahubwo kubwihererana mu gihugu iwacu ni ikibazo. Kubugurukana ukabujyana ukabugeza ku isi hose, ahubwo ni icyo gisubizo. Nibwo waba urimo utera intambwe, utera ikirenge mu cya Kristo. Ubwo rero tugendeye kuri icyo, ndararika n'andi makorari yose yo ku rusengero rwacu cyane cyane Kimisagara, yuko rwose batinyuke. Ntabwo bihenze. Ikindi, ababakira n'abo kwakira ubwo butumwa baba bagiye batwaye barahari, bariteguye. Ahubwo ntibakomeze gutindana ubwo butumwa kuko ababwakira barabategereje. Murakoze cyane. Nicyo wabonye gikenewe ahangaha ku buryo abazatureba koko ubutumwa turi gutanga buzagera ku isi yose. Umuntu ashobora kuzabwumva ari muri Amerika, ari muri Canada, ari Burayi se, cyangwa se ari mu bindi bihugu bya Afurika, yenda akaba ari n'umuntu utuye ahangaha cyangwa se uhakomoka, cyangwa se atanahakomoka ariko akumva afite ubwuzu bwo kuba yashyigikira umurimo w'Imana. Wabonye ari iki gikenewe ahangaha ku buryo wakumbuza umuntu wese gukora umurimo mu buryo bwose yaba ashoboye. Abantu bashaka gukora umurimo w'Imana nk'uko umwami wacu yabiduhamagariye, nababwira ngo bahere hano. Umurimo ni mugari nk'uko atari aha gusa, n'iwacu ndetse n'ahandi hirya no hino ku isi. Umurimo ni mugari, ariko hano ho hafite umwihariko w'uko ni igihugu kigari, igihugu cyagutse, gifite ahantu henshi rero hataragera ubutumwa, bigendanye no kuba ari igihugu kinini. Aho rero hakeneye wowe ufite ubushake bwo gukora umurimo w'Imana. Ubwo rero nakurarika kuko n'abayobozi baho rwose biteguye kukwakira wowe ushaka kuvuga ubutumwa muri iki gihugu, kandi ababukeneye barahari. Ahubwo ushaka kuvuga ubutumwa wese namubwira ngo ntatinde kuko biteguye kumwakira, kandi n'ababwakira barahari. Murakoze. Mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana mu gice cya 8:32, Yesu yaravuze ngo muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzababatura. Mu bigendanye n'aho tumenyera ukuri ni mu nyandiko zera. Wasanze hano bimeze gute mu buryo bwo kuba bafite ibitabo bafasha kumenya ukuri ku ijambo ry'Imana, ndavuga Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi? Urakoze cyane. Bibiliya irahari. Bibiliya irahari. Ahubwo uwaza kuvuga ubutumwa, uwaza aje gufasha kugira ngo n'abatarabumenya bubagereho, yakwitwaza ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi yiteguye kubitangaho nk'impano. Kuko kubera ari igihugu kinini kandi kigari, hari ibice byinshi cyane bitabonekamo ibyo bitabo, uhereye no kuri aka gace turimo. Birakenewe cyane. Ntabwo napolisiza mvuge ngo iki gitabo iki n'iki, byose muri rusange birakenewe. Tugana ku musozo, tanga intashyo, ushaka kugira icyo ubwira itorero rya Kimisagara ryatwohereje, ukagira n'icyo ubwira abaturage ba hano twaje kuvuga ubutumwa. Nshimiye itorero ryacu muri rusange. Itorero ryacu ndarishimira, ryaduhaye uruhushya rikaturekura, ndetse rikaduha n'inzandiko zitwemerera kuza kuvuga ubutumwa muri iki gihugu. Ndarishimira cyane rwose. Hano tuhari nk'icyiciro cya MFM, ariko nk'uko bizi mu itorero tugira ibyiciro byinshi. Hari icyiciro cy'ivugabutumwa ari nacyo gihendinze umurimo muri rusange, n'ibyiciro by'amakorari. Nicyo wababwira ku byerekeranye n'umurimo uri ahangaha tugana ku musozi, kugira ngo nabo ubakumbuze igihe bazabona urwandiko cyangwa se telefone ibahamagara ibabwira yuko bakwiye kuza gutabara mu buryo bw'ivugabutumwa hano? Nicyo wababwira?
urakoze cyane. Iwacu ku Kimisagara dufite ibyiciro bikora kandi byose bisenyera umugozi umwe ari wo w'ivugabutumwa no guteguza amahanga kuzataha ubwami bw'Imana. Ibyo byiciro byose rero nabirarika kugira ngo icyo hano bazakenera rwose kizitabe kandi cyitabe gifite ubutumwa, uko bamenye ubutumwa, uko bakora, baze babisangiza abantu b'inaha ngaha, kuko hari byinshi ubona bikenewe batarageraho, birahari cyane byinshi. Urebye nk'uru rwego rw'iyi mifemo yaje aha ngaha ubwabyo, mifemo ya hano ikeneye indi mifemu yagira ibyigisha kugira ngo na mifemo ya hano igere ku rwego nk'urw'aba ngaba. Aho ni mu cyiciro cya mifemo. Ugiye mu byiciro bindi by'ivugabutumwa, mu byiciro by'inyubako, ugiye muri jiya, ugiye mu byiciro byose biba mu itorero, birakenewe aha hantu. Nka jiya irakenewe aha hantu cyane kugira ngo uko ikora tuzikora umurimo hari iwacu. Igeze aha ngaha rwose yabona byinshi ikora kandi yabikoze umurimo pe, yazahemberwa. Jean Paul turagushima, Imana murakoze cyane, namwe ndabashimiye kandi nshimiye na mifemu yose twazanye ndetse n'abandi bantu bose bagize uruhare muri iki gikorwa kugira ngo kigende neza. Rwose abo bose mbasabiye umugisha kandi namwe murakoze. By'umwihariko nshimiye n'itorero ryatwakiriye. Pasiteri w'aha ngaha yatwakiriye neza, abakuru b'itorero baratwakira batugaragariza urugwiro. Abo bose turabashimiye kandi Imana ibahe umugisha. murakoze cyane.